Mwaramutse neza abakurikiye TV10 na Radio 10 tubifurije kugira igitondo cyiza tukomeza kandi kwihanganisha no gufata mu mugongo abarokotse jenoside ubwo twibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe abatutsi twibutse ko insanganyamatsiko y'uno mwaka ari twibuke jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Turacyari rero mu bihe byo kwibuka kuko usibye no kuba kwibuka ari ubuzima bwose twahisemo no gukomeza rimwe na rimwe kujya tubagezaho gahunda zijyana no kwibuka kuko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka. Twashoje icyumweru cy'icyunamo, icyumweru ubuyobozi bw'igihugu buharira kwibuka ariko tugakomeza twibuka mu minsi 100. Ni muri urwo rwego uyu munsi tugira ngo tuganire turebe abantu banyuranye bagenda bagira umusanzu mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo bwinshi butandukanye. Uyu munsi rero insanganyamatsiko yacu niyo ngiyo, umusanzu w'umuhanzi mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Umuhanzi turi kumwe n'umuhanzi wa filime kuko abantu kenshi bivuze umuhanzi bumva umuziki. Ntabwo twahisemo rero nka TV10 kuganira ku muziki. Uyu munsi turaganira ku bindi bihangano harimo filime. Reka tumwakire ni Dr Albert Gakwaya. Murakoze cyane. Albert ni umupsikologe, araje atubwire psychologue icyari cyo mu Kinyarwanda. Akanaba kandi n'umusineaste, natubwira ayo magambo yombi cyavuze. Turakwakiriye kuri TV10 ndetse tunumvikana kuri Radio 10. Murakoze cyane. Psychologue ninde, cinéaste ninde? Ya, psychologue murakoze cyane kandi reka mbanze kubashimira. Psychologue ni umuntu n'abantu biga miterere n'imyitwarire n'imitekerereze ya muntu, harimo n'ibipande kiga psychologie animale ariko kiza twiga ku muntu cyane. Naho rero umusineaste ni umuntu wakoze formation, wize gukora cinema, by'umwihariko nkaba narabaye n'umukinnyi wa théâtre wa comédie ndetse na filime by'ubwabyo. Nkaba rero nanazikora ni muri ubwo buryo nyine. Ni muri ubwo buryo. Ntabwo bisanzwe kumva umuntu ufite titre ya docteur muri médecine humaine anaba cinéaste, ari by'umwihariko muri psychologie. Turagira rero ngo tubanze tumenye mbere gato yuko tureba agace gatoya ka filime tugiye kuganiraho wakoze. Utubwire kuki byakujemo gukora filime ndetse by'umwihariko gukora filime ku mateka ya jenoside. Wenda umuntu yahera ku gihe nahereye. Ubundi ubwanjye nkunda filime cyane, kuva kera cyane nkiri umwana. Nyuma yaho nza no kujya nkora amafilime asanzwe y'amakwe, ariko dutangiye ikintu bitaga troupe ya comedy nakinagamo yitwaga, yari nayo ya mbere tukitangira, yitwaga Les As de la Comédie. yatangiye muri za 89. Twayitangiye turi abaskuti. Les As de la Comédie ikimara kuvukana n'umwe mu acteurs bane batanu bari abimena. Nuko nyuma yaho muri 91 mu Rwanda haza kubaho gufungurwa ibyitso, hafungwa ibyitso noneho aba televiziyo y'abafaransa iza gushaka abantu b'abakinnyi babaga ari bakuru bashobora gukina. Ngira amahirwe bari umwe mu bo bafashe. Ntangira ubwo ngubwo muri kariyeri ya sinema, ndeba ibimashini bimeze nk'iyi ngiyi biri muri studio yanyu, ndeba ukuntu byari bimeze by'abazungu, ndavuga nti ibi bintu Imana imfashije ubwo ndi muri scene n'ubundi umva biragukuruye birankuruye. Ntangira gutyo. Nyuma muri 92 turi abasore n'abandi basore b'inshuti zanjye twakoranaga muri Saint André, bari barize muri École d'Art, dutangira dukora agakino tugatangira kukagerageza, ndetse biza kugera ubwo biduhagarana ariko twawutangiye umukino. Yari filime twatangiye dukoze d'une façon artisanale. Biza noneho
tugira ibyago jenoside iza kuba wari ubifite baramwica ndetse baranabitwara twamenye ko byagenze ariko nuko natangiye muri filime by'umwihariko rero ngiye gukora kugira ngo nihute ngiye gukora icyiciro cya gatatu muri psychologie nyine nkuko mwabivuze nza kubona ko muri publication hari ibintu nk'umuntu wa filime wagize gute iyo ukoze ikintu kigasohoka gifite amashusho n'amajwi biba byiza bikanagira n'uruhare mu kugira ngo bisobanure bidaha umuntu umwanya wo gutakaza icyo wowe wateganyaga kumwereka kuvuga ngo uruzinga focus ku cyo wowe wari warateganyije kumwereka wowe ukakimutegurira ukakimukiriramo ndetse mu bihugu bimwe na bimwe hari nk'amakuru bategura bagakoresha video none ndavuga nti jewe kugira ngo kuko tuba twiga indwara kandi abenshi abantu baba batazi kuko murabizi imbere ya jenoside ntabwo hano habaga psychologie na psychiatrie byari ibintu bikomeye impamvu bivuze urabizi cyane kubera umubyeyi wawe wakoraga muri psychiatrie bari bake cyane noneho by'umwihariko n'aba psychologue nta n'ikintu babaga bavuze ntabwo banabagaho noneho turavuga tuti ibyiza nk'abandi bindi bihugu nubwo psychologie igende ikura ubu ngubu kugira ngo dufashe abantu hari abantu muhura ukabona afite ibibazo nawe ubwawe warabonaga ufite utubazo ukaba utadusobanukirwa tuti reka dukoreshe ama-image ntihazemo ku buryo ntihazemo ikintu kinyura hirya kugira ngo dusobanure ibimenyetso nuko rero nagerageje gusaba kunyura mu masomo atandukanye ya realisation kuko gufilimana narabikoze ariko filima ibintu byinshi ukabizana ukabura ikintu bimaze ukabamara kubitereka aho ngaho ugasanga byabaye nka sinzi niba uzi za cassette za kera muracyazi warayifunguraga washyira utuntu hari ugasagura amapiyesi bya bidodo ukabura ukuntu bigira amabobine nuko n'ibindi natwe hari igihe wafilimaga ibintu ukabura uko bigira ibyinshi ndavuga nti reka nige gukatakata kumenya ntuza noneho mbirangije nkora filime nkora amaproje menshi harimo filime yitwa Tolerance Zero Acte Rwanda Genocide réalisable no kutihanganira na gato ikintu cyose cyatuma jenoside ibaho nkora indi iyo yari ijyanye na faculté n'ibyo niga icyo bita loisir versus stress imyidagaduro ihanganye na stress nyuma nkora n'utundi twinshi ariko harimo n'izitwa za alcool seri nagize 3 nazo umuntu yazibereka alcool ni ukuvuga ngo inzoga mu buzima bwa buri munsi ibyiza ibibi ndetse n'igihe bibera bibi bikaba byagira iyo nayo nayikoreye inaha ngaha nyuma rero sinzi ukuntu nyine natekereje ko ngiye ahantu muri commemoration Nyamirambo nabaye nakuriye ubuzima bwanjye bwabaye ndetse nkanakora no muri Saint Andre nabaye animateur muri Saint Andre yego muri 1993 mageze nari maze igihe kirekire kubera kwiga iyo hanze mageze mbona abantu batangiye kugira impungenge zikomeza kubona abantu batinyuka kuza gutanga ubuhamya nkibaza impamvu ariko nyuma nza kwisobanura ko batinya kwafronta amarangamutima kuko abaharokokeye ni benshi ariko abantu bose ntabwo buryo babasha gutinyuka mu mbaraga kugira imbaraga zo kubasha kubivuga kuko jenoside ni amahano jenoside ni ibara tukavuga tuti ubwo abatangiye kugenda ko hari amaze kwitaba Imana umusaza witwa Rubayita Tofiri unaririmbye ariko wanarokokeye Nyamirambo yahakomerekeye ari buze no kuvuga muri iyi filime noneho mbona byabaye ikibazo hari abandi baravuga bati ubu tuzabigira gute inshuti yanjye bavuga nti mwaretse tugakora ikintu tubasha kubikaho ngewe nk'umurealisateur singira icyo mbishyuza abantu b'inshuti babyumva ikintu baragifata haba directeur wa Saint Andre abyumva vuba haba tubona abantu bamwe bakajya batubwira ngo baraboneka ubundi mu gitondo akavuga ati reka nkubwire ba mugabo yisubiye ati reka nkubwire sinshaka kuza gusarira imbere y'abantu uburenganzira bwe tukabamo
ni nayo mpamvu muza kubona hatarimo abagore benshi kubera ko nako nta n'abadamu babonetse abarimo hari uwari watwemereye abura ku munota wa nyuma kandi uwo munsi twagomba kushutinga tukarangiza ibyo bintu. Reka rero ku badukurikiye abakurikiye TV10 ubwo kuri radio muri hangana abareba TV10 mu mashusho dushobora kureba gace gatoya katwereka bimwe mu bice bya Nyamirambo uko Dr Albert Gakwaya yahisemo kuvuga amateka ya jenoside yahabereye yifashishije bamwe mu barokotse jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yateguwe igihe kirekire. Mu mwaka w'igihumbi 1959 abatutsi benshi barishwe abandi barahunga. Mu myaka yakurikiyeho cyane cyane 63, 73 ndetse no mu myaka ya za 90 abatutsi bakomeje kubuzwa amahwemo bahezwa mu mashuri no mu mirimo ari nako bicwa uruhongohongo. Bigeze muri Mata 1994 ubwo indege wari Perezida Juvenal Habyarimana yahanurwaga, leta yari iriho yiyemeje gushyira mu bikorwa ku buryo budasubirwaho jenoside yari yarateguwe ndetse yarageragejwe igihe kirekire. Kuva tariki 7 Mata 1994 abatutsi barishwe mu mpande zose z'igihugu. Jenoside yamaze amezi 3 yasize abatutsi barenga miliyoni bishwe urw'agashinyaguro imbere y'amaso y'amahanga ataragize icyo akora ngo arokora abicwaga. Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ni hamwe mu hibasiwe bikomeye na jenoside kimwe n'ahandi hirya no hino mu Rwanda. Ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi byahungiye mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Andereya no mu kiliziya yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga ndetse no mu kigo cy'abafurere b'Abayozefiti aho bizeraga ko bashobora kurokokera. Ariko se niko byagenze? Mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Andereya ndetse no mu kiliziya Mutagatifu Karoli Rwanga ntibyari byoroshye namba. Uru rugo rwa mbere rwari imiyenzi na senyenge, ubwo twazamukaga interahamwe zatoboye bureshi kugira ngo zitangire abirukaga bava mu kiliziya, tugerageza kubasubiza inyuma bituma abandi basimbukaga hariya babatemera inyuma y'urugo. Nyuma y'ahangaha twahise tujya hariya hirya ari naho twahuriye n'abasirikare duhunga twerekeza hirya. Jenoside itangiye neza ku itariki ya 7 indege ya Habyarimana yarayihanutse, abo ku Mumena abo ku Kivugiza baza hano mu kigo barakubita baruzura. Ubwo twaturutse muri iyi nzira tugeze aha, ubwo nibwo twabonye abasirikare bari baturutse hano barimo barasaba damu bari basohotse mu kiliziya. Biza kugera rero ku itariki ya 13 ariyo tariki rurangiza twaboneyeho inzira y'umusaraba ahangaha muri Saint Andre. Ku itariki ya 13 icyo nakwibutsa nuko hari habanje kuza igifaru cyangwa se blende ya minuar yaraje yinjira hano mu kigo ije gutwara, hari famiye imwe yari ije gutwara irinjira, ikimara gusohokamo nibwo interahamwe zahise ziza noneho zasaze zitabaza n'abo bajandarume bahari hepfo kuri brigade Nyamirambo. Baraza bavuga ngo minwari irimo iratwara abantu. Iyo shari yarasohotse irigendera, yatwaye ngira ngo nk'umuntu umwe cyangwa babiri. Twari turi hariya muri iki kigo hagati, abantu benshi niho bari birunze. Tugiye kumva nko mu masaha ya nyuma ya saa 6 twumva igisasu kirarashwe gituruka ku muhanda kiraza kikubita hejuru y'aya mabati. Abantu bose aho bari n'abari hanze batangira gusakabaka no kwirukanka bakiza amagara yabo binjira mu byumba bitandukanye. Jewe n'umuhungu witwa Tojo twari kumwe twarasohote tuza kureba. Ubwo mu gihe abantu bahungaga bose birukira hariya hirya aho naberetse, twaraje na Tojo
turavuga ngo reka tuze turebe aho icyo gisasu giturutse, turaza turatambika, turaza tujya kuri iyi nguni, yewe n'igihe wari imbere ngira ngo ndunguruke ndebe ku muhanda, kuko niho twumvaga abantu baturashe basa naho baturutse. Ngisohora umutwe gutya gusa sa nk'ukubise umutwe ku mbunda, nsubira inyuma nahise mbwira Tojo ntiturashize, dusubira inyuma twiruka, duturuka hariya tuza muri iyi nzira, ariko dushaka guhita dusimbuka iki gipangu kugira ngo tugwe muri stade. Uyu muryango bari batarawuca hose hagifunze, ariko tugerageje gusimbuka hariya tubona interahamwe nyinshi zirimo zurira igipangu zigwa imbere. Turahindukira, ubwo na wundi waturasaga yari yadukurikiye akomeza kuturasa, turakomeza tuza dutya, tuza muri iyi nzira, ariko na wundi waturasaga yakomeje kudukurikira arasa. Twinjira muri uyu muryango, twinjira muri iki gipangu. Twabuze ahandi twamenera kuko hano hose interahamwe zari zimaze kwinjira ari nyinshi. Twinjira muri kiriya gipangu tuzi ko turi busohokere mu muryango wo hirya, kubundi hafite imiryango ibiri, uwo hino n'uwo hirya gusa. Tugezemo wa muryango twari tugiye gusohokeramo, twakubitanye n'abajandarume benshi cyane, noneho binjiye batangiye no kurasa abantu. Tubura aho tumenera, tunanirwa kugaruka inyuma, tunanirwa no gukomeza imbere, duhita tuzamuka kuri esikariye, twinjira mu kabiro ka mbere kabanza, ariko na wa wundi akidukurikiye agenda turasa. Twinjiye twahise dukubitamo urufunguzo turafunga, we ahita amena ibirahure byari aha ngaha, ntabwo byari bimeze gutya, bwari bwa burahure butoya bita nako, arabumena ahita adutunga imbunda, aravuga ati mwese mubyuke musohoke. Avuze ngo dusohoke, narahagurutse nkinguruye umuryango, urananira kubera ko yari yawurashe amasasu yawufashe, awukubita amasasu noneho uri ikigo. Yarinjiye rero aradusohora, dutera imigeri, ariko abaretse kuturasa aradusohora adushyira hano hasi kugira ngo ashobore kuturasa neza yitonze. Ntabwo yari akiri wenyine, n'abandi bari bazamutse, abajandarume benshi cyane ntazi umubare, abandi bari hariya hakurya nabo batangiye kumena inzugi basohora abantu bari barimo hariya, kuko muri buri kumba hari huzuyemo abantu, buzuye no hejuru. Bose barabasohora, baryama ku iyi mbuga kugeza hariya hirya, n'abari hariya muri turiya tubiro two hakurya bose barasohoka. Abari muri turiya twumba two hasi bo bari bamaze kubasohora babujujemo hano hagati muri iyi mbuga. Nta nubwo yari iteye gutya, hari harimo ibinogo byinshi. Abo bamaze kurasa baryamye aho ngaho n'amaraso yuzuye muri ibyo binogo. Ntabashoboraga gusohoka kuko hariya hose imiryango bari bayifunze. Ubwo natwe twari tukiri hano hejuru, baravuga ngo tumanuke dusanga abo hasi. Abo basore twakomeje kurwana nabo, tubonye ko ababyeyi bamwe bamaze guhunga, biba ngombwa ko natwe duhunga abasirikare ko bari benshi, kuko nabonaga nta handi ho guhungira, mpunga nsanga igiti kugira ngo ari cyo mpobera. Iki giti bari bataragitema, nicyo naje nshobora kwihishaho, mugenzi wanjye yihisha ku kindi cyari hariya hirya. Bamaze kutumanura rero hariya, twamanutse twihuta tubyigana kubera ko bararasaga kabisa, abantu bose bari batangiye kubarasa. Tumanuka esikariye, ngewe nza mu b'imbere, nza nihuta kuko nanjye bahereyeho bavuga ngo nkawe ngo nikimanuke hariya hepfo. Manuka nirukanka, ngeze hasi kuri esikariye, ndaza nziye inzira, ndaza ngera aha ngaha. Ariko nagendaga nsa n'uryamye, nkigera hasi nararyamye, ngenda nsa n'ukambakamba, ngendesha inda, mva hariya ngera hano, aha neza mpagaze. Aha rero hari akanogo kari karetsemo amaraso menshi, mpita nkinagamo, nari nambaye imyenda ya siporo itamenwa n'amazi, imeze nk'ishashi, amaraso arekaho ari menshi. Ubwo niko n'aba bandi bose bari bamanuye, cyakora icyo gihe abagore barababwiye ngo babe baretse, icyo gihe bamanuye abagabo gusa. Ndaza ngeze aha muri aka kanogo, ntangira kujya mfata amaraso uko mbacunga kugira ngo batambona, nkasiga mu musatsi, andi siga kuri ako ga training nari nambaye, areka hari menshi ku buryo barambonaga bakagira ngo bandashe. Abo bantu bose barasaga, abenshi barazaga bakangwaho, niryamira muri ako kanogo ndaceceka ngumamo, maze bakomeza umurimo wo kurasa, barasa abantu pe. Iyi mbuga nk'uko muyibona yari yuzuye imirambo, bararashe nk'amasaha 2. Bari batangiye nko mu masaha 9, biragenda bigeza nko mu masaha 12, basigaye bareba ugihumeka bakamurasa. Interahamwe niko zirimo zisogota abagisamba, ariko
abandi ba gendarme n'abasirikari bagenda bafungura utundi tuzu twasaga n'utugifunze kugira ngo barebe neza niba nta kazu na kamwe gasigaye gafunze. Babona busa n'ubutangiye kubirana, hari hasigayemo abantu bakeya cyane, barimo wa mugenzi wanjye Tojo, barimo Rubayita Theophile n'abandi bantu bakeya batararaswa. Barababwira ngo abasigaye bose bahaguruke. Icyo gihe bose barahagurutse, babatondesha umurongo, babanyuza muri uriya muryango naberetse, babazamura kuri portail ya Saint Andre hariya haruguru. Bahise babaryamisha hariya ku muryango wa Saint Andre, batangira kubarasa. Tojo ntago yahise arasirwa kuko yarahagurutse ariruka, biruka ari babiri we n'undi musore. Uwo musore baramurasa, Tojo arabacika, arirukanka aragenda, baje kumuvumbura nawe baramwica. Noneho ubu umukomanda wabo wasigaye yahagaze hejuru, ni ishusho ntazibagirwa, aravuga ngo sha ngo dore kiriya ntimugisige ngo kiracyahumeka. Yewe nahise numva ko ari jyewe. Mu nkengero z'ikigo cy'abafureri Nyamirambo naho induru n'imiborogo byari byose. Hano twari twarahungiye, mukuru wanjye n'abandi bavandimwe babaga muri iyi nzu, naho njyewe na murumuna wanjye twava mu karyango kariya naje nturukaho. Ku itariki 7 mu masaa 4 Habyarimana yarayapfuye. Mukuru wacu yaratubwiye ati ubwo byarangiye nimuhame hamwe dupfe. Bigeze nka saa 4 binyanga mu nda, ndasohoka ndagenda nambuka umuhanda hano imbere y'abafureri. Ngezeyo nsanga umuryango urafunze, ntekereza gusimbuka binyanga mu nda. Ngarutse nambuka umuhanda nibwo imodoka yavuga muri Kigali hari batayo y'abasirikare y'akajipe yandashe sasu, ndirukanga ndaza mubwira mukuru wanjye nti bari banyisha, nambwira ati ubundi ko nababwiye ko muhama hamwe mwajyaga hehe. Mu kigo cy'abafureri b'abayobozi fiti naho abicanyi bahahinduye ibagiro. Twaraje dusanga umuryango urakinze, dusimbuka hariya kiriya kigo niho twasimbukiye, turaza tugamo hano, dusanga abantu benshi bo mu Biryogo bahahungiye, abana, abagore, abagabo, abasaza, hari abantu benshi. Rurangiza rero bigeze ku itariki 7 nka saa 7 n'igice nibwo babasirikare bamanutse muri Kigali, baza binjira muri quartier. Tugiye twumva urugi rwo kwirembo bararunyeganyeje, turongurutse dusanga n'umusirikare wuriye wagezemo imbere wasimbutse, mugenzi barimo kumuhereza imbunda kugira ngo namufungure yinjire. Aramufungurira, amaze kwinjira mukuru wanjye nabwo basohotse mu nzu, arambwira ati bwira n'abandi bari mu nzu basohoke. Bamaze kubasohora bagibageje aha ngaha mu mbuga aho turi, ngena mujyamo twari turi inyuma mu gikoni, natwe tubaye nk'abahengereza gatoya. Araturabuka ati namwe ni muzi, atera kutubaza ati mwahunze iki, mwahunze muva he? Tuti gutya na gutya. Ati byangombwa, umuhereza irangamuntu ahita yica ayijugunya aho ngaho. Ariko mushiki wanjye wa 4 wari yasigaye mu nzu. Bamaze kutwegeranya urumva nta cyari gisigaye, baravuze bati mwese mujye ku muhanda. Wa mushiki wanjye wari wasigaye mu nzu arasohoka arahengereza, ahengereje wa musirikare amwana avuga ati kariya kasigaye gakora iki? Ati ndako ni kazi. Asubira mu nzu, nagiye kureba ko nta bandi barimo. Icyo gihe nibwo namukurikiye, ndavuga nti ubwo asubiye inyuma buriya na mukecuru agiye kumubona nawe arahita amwica. Ngenda mukurikiye, ageze mu nzu abona muri inyuma. Abonye muri inyuma tugeranye mu ntuza muri saro, abona ngiye kumwegera neza, arahindukira ajya kuntunga imbunda ngo ndase. Urebye nta rukundi guhitamo nari mfite, mwiyahuramo abandasha sasu ica mu bihari, twanyuza mu plate ariko mbamugezeho, mufatana n'imbunda, ndayifunga mukubita umugeri, aragenda agwa mu nguni y'inzu, noneho murigisha yambunda. Nkajya nshikuza kugira nyimwake nawe agakomeza, ngashikuza kugira ngo nyimwake nawe agakomeza, ariko arimo ataka hamagara mugenzi we ko yakwera inyuma y'igipangu ntiyabasha kumva. Muri kwa kurwana iki cyari igice gitoya cya filime yiswe Ribaruwa Riraye, filime yakozwe n'uwo turi kuganira nonaha kuri TV10. Tubwire n'abadukurikiye ko tunumvikana kuri Radio 10. Dr. Albert Gakwaya, ikibazo cyiza iyo umuntu areba iyi film, by'umwihariko ku muntu ukunda gukurikira ibya sinema,
ni ukwibaza ngo amateka ya jenoside abantu benshi bayakoraho filime, abo tumaze kubona ubu bahitamo gukina ayo mateka mu gihe runaka, mu gice runaka, bagakina ibyahabaye, bagahitamo abantu bazabikina. Rimwe na rimwe tukanabibona bikinwa n'abanyamahanga, tukabona ntibari mu ruhu na gato rwose. Nubwo bagira gute baba babikina ari abantu b'abanyamwuga, b'abahanga, tuzi ahantu hakomeye nka za Hollywood, ariko iyo tubabona bakina amateka ya jenoside, amateka y'igihugu cyacu, ntabwo tubabona bari mu ruhu rw'ibyabaye nyakuri. Wowe rero wahisemo ubundi buryo, ubu buryo kuki ari bwo wahisemo ntukine, ntuhitemo ko bakina amateka, bakora acting nk'uko tuzi filime nyinshi zivuga ku mateka ya jenoside barayakina? Kuki wahisemo kubikora muri ubu buryo ntuhitemo ko babikina? Murakoze cyane iki kibazo, ni naryo zingiro ry'intego y'iyi filime, kuko yitwa Ribaruwa Riraye. Kugira ngo Ribaruwa Riraye ni uko bivugwa na nyir'ubwite, nubwo biba bikomeye cyane, ariko twebwe tukaba mu rwego rwa psychologie tubona ko ari ni therapeutique, ni nk'ubuvuzi ubwo bwabwo, ni umuti, kubera ko akenshi na kenshi usohoramo ibiguteye ikibazo, ukabiha sanse, ukabona uko bikomenika abandi. Rero iyo umuntu avuga ibyamubayeho ubona l'authenticité y'ikintu uko cyabaye. Sinzi niba mwabonye uriya wabanje Prosperi, uriya Murego Jean Paul ndetse na Rasta, bari abagabo babaye muri ya bintu, wabonaga turi kumwe twarabanza tugahagarara bakabira icyuya cyinshi cyane. Ubundi ari ni mu yindi mico babanza bakanarira, ariko umuco wacu ntutwemerera ko umuntu w'umugabo arira. Bo usire bakoreshaga twari kugira ngo baze gutera blague y'ibindi birimo guhita ku ruhande, noneho tukongera nkabwira ntimunyura aha ngaha. Ikindi kiri ngombwa ni ukugira ngo impamvu yabyo ndayisobanura nyuma, kubera ko twagiye duhura na negationisme mu maso neza, no bigatuma biba ngombwa ko twerekana umuntu mu muco we uko abasha gusobanura icyo kintu. Wenda abandi bazabibona ukundi, ariko twebwe bikaba bivugishwa ukuri, n'abari barimo bakazavugisha ukuri, ndetse n'abazajya kubihakana ntabwo ushobokagana ko Jean Paul yarasiwe aho hantu yari ahari. Ntabwo wahakana ko Innocent yari ari aho hantu, ndetse ibiriya byamubayeho, ndetse yanaje no guhurira n'inkotanyi aha n'aha. Ikindi rero twanakomeragaho cyane cyari uko ziriya image za insertion, ziriya image kuko ni filime documentaire ariko demonstrative, irimo n'amaction. Ama image yafashwe muri 1994, ayafashwe muri 59, nubwo karite ziba zitameze neza, nubwo birasaza, ariko biba ari byo bifite authenticité, umwimerere w'ibyo bintu. Na mpamvu nyine no muri filime inarangira wabonye ni travail scientifique, twanditseho bibliography, aho twakuye biriya bintu byose kugira ngo babandi bazahakana amateka kandi y'ukuri. Dore iyi filime ntabwo ari yabaye filime, ibi bintu byafilmwaga n'umuzungu mugenzi wawe ubihakana, ibi bintu byafilmwaga mwebwe, ibi bintu umuntu wabikoraga ntabwo ugeneye nakavutse. Hari n'amashusho amwe yagiye afatwa na za satellite muri jenoside. Yes, izo urumva nta subjectivité yari irimo, uvuga ngo twagendeye ku ntego nyayo, nta kintu cyacu twemeye gukina. Kuko iyo utangiye gukina undi muntu usigara urwana wowe nka realisateur, usigara urwana no kugira ngo umuntu umubwire uti mu muco wacu bimera gutya, umuntu ababara gutya, byari ukamuyobora. Bifata nk'ibyumweru bingaho wowe ugorora umuntu ngo akine ibyundi, kandi nyir'ubwite washobora kumukorera ikiganiro cya sensibilisation, noneho akaba yabasha we kutinyuka kubikora, kuko ntabwo biba byoroshye gutinyuka gutanga ubuhamya muri filime, ndetse ukazana mu guruta aha ngaha tuzashyiramo iyi filime twerekana inkotanyi zirimo kuza. Hari aho rero batangiye kuvuga inkotanyi, kuko ubundi ni psychologique, batangira kuvuga inkotanyi ukuntu zaje, wabonaga nyine akanyamuneza, umutima uruhutse, ariko muri kirya gihe
kirya gihe cyo kwicwa bavuga bati dore kiriya kiregutse bagiye kumukubita inyundo wabonaga kuko bibibutse ibihe babayemo. noneho rero abantu baba muri culture occidentale ari nabo bakunda kugira ingufu cyane mu kuba bahakana iyo babashutse bashobora kuba bahakana jenoside yadukorewe bikaba byagira ingufu muri negationisme. Abo ngabo iyo babonye biriya bintu baravuga bati ntabwo ashobora gukina ibi bintu, ntabwo wakora simulation. Ni ibyo ngibyo nashaka kugerageza. Kuba dukurikiye rero ubwo barabyumva ikinyuranyo hagati ya filime ikozwe muri ubu buryo nizo tumenyereye zijya zinakinwa n'abanyamahanga, aho abantu bakina amateka ariko rimwe na rimwe ukabona kubera bakina ibyo batabayemo fiction yego, ukabona ntabwo mu by'ukuri koko bari mu ruhu rw'umuntu wabibayemo. Tugaruke rero ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu, umusanzu w'umuhanzi mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Dukunze kubwirwa n'abayobozi banyuranye b'igihugu cyacu gushishikarira kwandika no gukora ibihangano bivuga ku mateka y'igihugu cyacu. Ni akahe gaciro bifite Dr Albert? Kuko abantu ntibaragandukira kwandika amateka kandi twayabayemo, hari abagize ibyago byo kuyabamo ariko nanone igihugu gifite amahirwe yo kugira twe bagize ibyago byo kuyabamo kuko nitwe twasigaye kugira ngo tubare inkuru. Bifite akahe gaciro gukora igihangano kibika amateka kizerekanwa ku isi yose abantu bakabona ibyabaye? Bifite agaciro kanini cyane kuko byonyine wenda tuzuri buze kuvuga ku byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge, kubera ko ubwabyo kugira ngo abantu bavuge ukuri ku byabaye hari abantu ubwabyo navuze ko ari therapeutique kuba bivuga ndetse bikanerekana ukuri ku byabaye. Ikindi rero ku byerekeranye no gukuraho kugabanya imisingi fondation y'icyo bita revisionisme na negationisme. Aya mateka dukina, twandika, dukora muri filime cyangwa se twandika agira akamaro cyane cyane mu kubaka umusingi uzamara igihe kirekire, mu kugira ngo ugaragaze unyomoze abateguye, kuko abateguye jenoside mu mayetape menshi yateguye yo gukora jenoside habaho amayetape menshi guhindura umuntu inyamaswa, kumuhindura bikagera kumutesha agaciro cyangwa se bikagera ubwo agera ubwo banarangiza. Ariko hari etape ari nayo ya nyuma iba nyine ikomeye yo guhindura ibyabaye, kubihindura revision, kubigira uko bashaka, noneho bigafasha gukora icyo bita guhakana jenoside. None rero aho ngaho urabona iyo abantu nk'abariya, kuko iyi jenoside twayita contemporaine, ni iyo muri iki gihe, uvuga ngo abayirokotse baracyariho batanze ubuhamya, kuko dutange nk'urugero abarumeniye bo ntibagize, cyangwa abantu muri za Cambodia ntibagize, ntabwo bari baragize amahirwe yo kuba barabirokotse ngo babashe kuba bafite amateleviziyo byoroshye gukora filime ubu ngubu cyangwa se kwandika. Twebwe rero twe twabanye nabyo, abenshi ubu ngubu noneho banize ibijyanye na media, abenshi ubu ngubu bashatse bakwandika cyangwa se bagafasha abatabasha kwandika vuba, kuko bakabyandika bakabakoramo ibitabo, bikaba byahinduka bimwe mu evidence, mu bimenyetso bifatika, noneho kugira ngo nuza yarabwiwe ibindi azahita bigira. Niyo mpamvu rero navugaga nti wenda turamutse dukoze akangaka mu gace ka kilometero karimwe byafasha n'abandi gutinyuka gukora bakanabona ko n'ibiciro bigabanuka. Wowe wakoze Nyamirambo biroroshye cyane, n'undi agakora ibyo mu gice yabayemo, niyo wakora mu Gitega, niyo wakora mu Nyakabanda, niyo wakora ku Kivugiza, haba hari amahistwari arengeje ahagije, ariko tukayakora twerekana ko umubare wapfuye bigiye bigaragara ko muri buri kilometero kare hapfuye abantu bangana kuriya. Ntabwo wakongera guhura n'umuntu utinyuka kuvuga ko biva kuri 800 million bikajya kuri 600 million, ubu ngubu barimo kuvuga 600,000. Noneho kandi nagahoma munwa, abantu barahari biboneye ababo bishwe muri jenoside,
barayirokotse bakubwira urugo ku rundi noneho bose abanyarwanda icyo giteranyo kikagenda kikerekana ko imibare iri hejuru imibare iri hejuru kandi nkabona rero mu rwego nyine rwo kubana n'abantu nta muntu bitera ipfunwe iyo werekanye ibyabaye kuko za gacaca zakoze akazi kazo ubucamanza bukora akazi kabwo ndetse na TPR ikora akazi kabo ni ukuvuga ngo utarayikoze nta nubwo jenoside bikwiriye kumutera ipfunwe ndetse noneho kubera mu ma generation y'abana arimo kuvuka ubu ngubu hasigaye hanagaragaramo icyo bita transgenerationalisme uruhererekane ku mageneration y'ibikomere y'icyo bita ihungabana kuko abenshi ntibaba basobanukiwe ariko ibi bishobora kuzabafasha kubasha koordona ibitekerezo by'ibyababayeho ndetse n'abana bashobora kuba bakomoka kuri babandi barezwe jenoside bakaba bakumva ngewe mwana wakoze jenoside umubyeyi cyangwa se umuwonkere cyangwa se umuki wakoze jenoside ibi bihuriye nuko ngewe ndi kuko ayo mateka wa muntu ahura nawe uwo bamuhaye ubuhamya nta kintu amutwaye si nuko abibuzwa na leta ahubwo nuko hari principe za moralité zimwemerera kugira kwitwara ku wundi muntu atamuhemukiye atamugize gute kandi agatanga na buriya buhamya watarazi ko yibitsemo. Ikindi rero nanone umuntu yibaza iyo abonye igihangano nk'iki ngiki aribaza hari abantu badafite iyo mpano yo kwandika urabizi muri monde ya sinema ntabwo abantu bose bakora ibintu bimwe ugira uwandika nk'uko umuntu ashobora kugira iyo mpano n'ubumenyi byo kwandika kumenya kwandika ariko akamenya no gukina akamenya no kwikora akaba realisateur akaba producteur rero iyo umuntu areba nk'ibi akareba n'uburyo koko bigaragaje ukuri yibaza ese Albert mushobora kuba mwafasha n'umuntu wo mu gice runaka cyangwa abantu gukora documentaire nk'iyi bo mu bindi bice barokotsemo kuko hari abantu baba babishaka ariko batazi uko bikorwa umuntu abegereye birashoboka ko mwamufasha gukora icyo kintu cyane kuko ni nazo nshingano nkeka cyane ko dufite kuri ino si yo gufasha abadashoboye ikintu kuko nanjye hari byinshi mba ntashoboye nsaba bagenzi banjye kumfasha bakamifasha banishimye personnellement nk'iyi ngiyi n'ubundi nta kintu twanditse twateguye projet tugomba kujyana muri ntuza n'ijye wayiteguye noneho ubuhamya bwabo buri muntu wese ababwibitsemo iyo tubonye hajemo amadiscordance kubera ko ikintu cya mbere trauma nka jenoside itera yica icyo bita memoire ibintu bita memoire episodique wowe urimo nk'umwacteur ikubamo mu mutwe wawe noneho icyo gihe ni ikintu nka realisateur abashinzwe kuko ni nawe ukenewe cyane muri ibi bintu kugira ngo yorudone ibitekerezo ibyaba abantu abishyire ku murongo nicyo twageragezaga gukora kugira ngo tubafashe ntibise nkaho yibeshya cyangwa afite hesitation bise nkaho ari umuntu urimo gukoresha ibintu biza spontanément ni ibyo ngibyo n'undi uwo ari we wese wabisaba twabanza tugakorana mu gihe tukanamumenyesha ko amarangamutima agiye guhangana nayo ashobora kuza kumubera kumugirira ingaruka ntamererwe neza mu bikurikira ibi byose umuntu akamutegura ndetse tukaba twanabikora bimara igihe gitoya iyo umuntu afitemo experience ahantu harimo n'amahirwe kubera muba muzi bijyana n'ubuzima bwo mu mutwe ku mitekerereze n'imyitwarire ingaruka mu bihe runaka bishobora kugira ku muntu mukamutegura akabasha kubibamo mu buryo butamuhungabanya cyangwa ubudindisi ibyo mugiye gukora na nyuma iyo turangije sene tukumukorera icyo bita debriefing kugira ngo twongere duhe sense ibyo yabashe kubamo ndetse tukanarebe n'uko uko amerewe muri icyo gihe noneho umuntu amuhinzira kuko buri wese natwe tuba tubireba ntabwo tuba tumerewe neza cyane cyane abonye amayimaje arimo rimwe na rimwe hari igihe akwibutsa nawe ikindi cyane ko burya abantu si buri muntu ushobora kureba
filime ku mateka ya jenoside. ku mateka ya jenoside niyo nta mirambi irimo nta n'amaraso arimo ibyo byose hari icyo bigarura amateka nk'umwenda w'interahamwe buri muntu uwo ari we wese ugira ikintu umubwira ugira irangamutima uzamura igitenge cyawo umuntu areba byinshi kuko bikujyana na mbere ya jenoside bikujyana na mbere nyine niwe exactement bakubita abantu imyigaragambyo kuko nabwo harimo ikintu cyo guhohotera abantu yego. Tutaza rero gusiganwa n'igihe tukibagirwa bimwe mu bintu by'ingenzi byatumye tubatumira kugira ngo dukore iki kiganiro. Amateka nk'aya yo mukoze igihangano nk'iki bifasha iki kwiyubaka k'umunyarwanda kuko nicyo dushyize imbere nk'igihugu ari ubuyobozi n'abo buyobora dushyize imbere ko umuntu yibuka ariko akiyubaka ariko tukanibuka turushaho kuba umwe guharanira kugira ubumwe guharanira kunga umuryango nyarwanda aha ndetse no hanze y'igihugu. Mbonereho nanakubaze se ni iki gihangano ubasha kucyerekana no muri diaspora kuko bamenye ukuri ariko noneho no muri urwo rwego ndagira ngo menye igihangano nk'iki gifasha iki kukwiyubaka kuko watweretse uruhande rwo kurwanya ingengabitekerezo n'ayandi masura izamo ya revisionisme ikintu cyo guhakana gupfobya ariko turagira ngo tugaruke bifasha iki mu kwiyubaka bifasha iki mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda. Mu kwiyubaka nk'uko nigeze kubivuga nanone mu cyerekeranye muri psychotraumatology ikintu cya mbere kibaho ni uko iyi ni cadre uhama abantu kubasha gusohora ishyano ryabinjiyemo hakurikije za sanse z'umubiri wacu riragenda riribika rikajya rihora rishaka gusohoka. Hari igihe rero rikabuzwa nyine n'ikintu twita resilience. Resilience ni uburyo bwo kubasha guhangana n'ibibi byakubayeho ukabibika kure ukabasha kubaho nk'abandi bantu. Ibi ndavuga nka jenoside accident n'ibiza bikaza noneho iyo byinjiye muri wowe akenshi na kenshi utabikoreye iyo udakoze icyo bita hygiene mentale bisohoka bihinduka yudasukuye mu mutwe cyane cyane nyine hakaba nk'utuntu twinshi twica icyo bita resilience navugaga buriya buryo bwo kuresista ku bintu bya trauma bihora bishaka gusohoka kuko hariho abantu bagenda bagahura n'ikimaje cy'umuntu gisakuza cyane cyane ugasanga bihuriye n'uwe cyangwa n'ibyabaye muri icyo gihe indoto mbi ibiki bishobora kuzahinduka ihungabana cyane cyane noneho nk'abantu benshi bagiye bitaba Imana ntibabona babashyingura ntibabona uko bashyingura kubera kuribwa n'ibikoko nk'imbwa cyangwa guterekwa n'ababisha aho bari guterekwa n'ababisha ndetse n'abaguye mu migezi. Icyo gihe rero uwo muntu agahora afite icyo bita deuil traumatique icyo bita indwara icyo bita deuil traumatique uhora yirukanka kuri wa muntu iteka ryose amushakisha ndetse bishoboka ko iya deuil traumatique izamukira rimwe n'utumenyetso kuko buri muntu wese warokotse jenoside akenshi na kenshi aba yibitsemo bwa bushobozi bwo kuzamura indwara ubwo abandi bibitsemo ubushobozi bwo kubaho neza ariko ashobora no kwibikamo we ubushobozi bwo kuzamura indwara y'ihungabana uvuga ngo akakizwa na ya resilience cyangwa se nuko abanye n'abantu nuko abayeho. Iyo rero akenshi bikunda gusohoka ibyo bibi bikunda gusohoka bihawe umujyo cyangwa sanse cyangwa se bigasohoka hakoreshejwe icyo bita za psychotherapy cyangwa se no kuganira n'umupsychologue cyangwa psychiatre mu generaliste n'abakansera cyangwa se n'umuntu wubashye nk'ubu ngubu wizeye akagufasha ndetse byamunanira akajya kuri abo baspecialiste. Ariko mu byerekeranye no gutanga ubuhamya ndetse bikaba mu gihangano nk'iki ngiki umuntu abobrije gusubira muri bya bindi byakabiha sanse kugira ngo bisobanure kuri televiziyo noneho bikaba uburyo bumwe bushobora kuba buri therapeutique. Noneho ikindi binafasha nuko n'abandi bavuga bati niba kanaka yabishoboye nanjye nzabishobora babandi bavuga bati njye sinshobora kujya kwa kanaka kugira ngo atazavuga nk'ibi ngibi noneho bikaba byamufasha ko we kwiyubaka iyo tuyu umuzigo amererwa neza. Noneho rero ashobora kuwutura muri filime akaza akabivuga atabeshya akagera gute kuko ikintu cyiza n'uburyo muri psychotherapy nukuza utibeshyera kandi aho ngaho urumva avuga amateka ye wa muzigo yari yaranibagiwe aba arimo
kuvida umutwe we kubisohora akanabiyasansa akongera agatangira ubuzima akamera neza nk'abantu. Naho ku byerekeranye rero n'umubano mu bantu na reconciliation ubwiyunge ubumwe hariya aho bariya bavuga bati twahuye n'inkotanyi. Inkotanyi ziraje zari zagerageje gutwara abantu kuko ngenda avuga ku byerekeranye na kubera kuba mu bihugu by'abanyaburayi hari abanyarwanda bo mu bihugu duturanye bageraho bakumva ko liberté d'expression ari ukwivugira ibyo ushatse cyangwa se kwisobanura mu makosa wakoze cyangwa se y'uwawe. Noneho bakentoxika abo bahura nabo bakaza noneho nko mu manama mu makonferansi ya mu makomemorasiyo bakadukubitaho nk'ikintu mu maso ngo reka ngo biriya bintu ngo se ngo muravuga ngo komemorasiyo ngo iki n'iki ngo muribuka ngo ubundi ngo hapfuye abantu bangahe ngo ko namwe ngo mwagize gutyo nk'ikintu ngicyo ku munsi wo kwibuka bo babizi ibyo byose ntababyibagiwe babyibuka. Umuzungu waje kubivuga iki kiraza kigahita kimufasha agatangira kugaruka mu nzira irwanya negationism. Noneho ikindi wa wundi nawe abantu bagatangira kubona ari banana. Noneho ikindi nka buriya nk'umuzungu abazungu bakora analize hakuntu wambwira ko ku itariki ya 8 ya 9 ya 7 n'iya 8 mu kwezi kwa 4 muri 1994 inkotanyi zari zakoze misiyo nk'izabaninja nk'izabarambo zije Inyamirambo hari leta se ko benshi bavuga ngo inkotanyi zishakiraga leta nose hari leta. Urazi ubwo bantu bane bari baje batanu ko nibo nkuko mubibona muri filime bari baje gufata iki ako karere kose none se kuki niyo bari baje kugafata ko bari bahageze kuki naho zagiye zabaga zamaze kurwana zigakuramo ibice runaka abantu bakanapfa bagapfa ariko zikagira nabo zirukora. Ndavuga abasirikare baje kurwana bakagwa aho ngaho zikagerageza kubasubiza inyuma. Ni nayo mpamvu iyi filime twayituye abazize jenoside ndetse n'inkotanyi zapfuye zirimo kubohora igihugu ndetse zihagarika jenoside. Ni muri uru rwego twagira ngo abantu babigira. Noneho aha ngaha nkaba nabonaho no kuvuga n'akandi kantu jenoside irangiye byari amahano abayeho ndetse hakaba hari abantu barwanaga igice cyarwanaga n'abo bantu barokoraga abantu uwari uyoboye urugamba ntiyagifashe mu rwego rwo kugira nk'intambwe ya mbere yo kubanisha abantu. Icyo gice cyarwanaga kirwanirira kirwana na RPF inkotanyi ntabwo abantu babafashe ngo babagire imfungwa nk'uko mu bindi bihugu bigenda iz'intambara kuko mu bindi bihugu ibyinshi uretse u Rwanda ahandi hose bafata abantu bakajya yari ni filozofi abantu benshi batabasha kumva nuko byari nyine no muri iyo n'umurenge twabaga dufite inkotanyi yego ukavuga ngo ni gute ahandi hose ku isi hafatwa umuntu aratsinzwe yarwanaga bakavuga bati uyu muntu ni umuprisonnier de guerre agenda bagafungwa igihe kirekire imyaka myinshi. Mu Rwanda bafunzwe n'abari abishe abantu ndetse harimo n'abasivili abasirikare babintegra mu gisirikare. Bivuga ko hakurikijwe amategeko yo kubaha ikiremwa cya muntu cyarwanaga mu Rwanda ukuvuga ko uwo mwarwanaga uwo wese habaho no kubahiriza amasezerano inkotanyi zari zarasinyanye n'igice cyariho cya guverinoma. Yego batitaye ku bubi bw'ibyo bakoze. Urumva ibyo bintu urakoze cyane kubivuga niyo ntambwe ya mbere y'ubumwe n'ubwiyunge kandi abantu ntibabiha ku gaciro kuko burya umuntu n'umuntu nubwo uri umusirikare uvuga uti uyu muntu twarwanye twamenanye twageze gute kugira ngo ukurikize ako kantu uvuga uti uyu muntu ushaka tugeze gutya kanaka bapfuye kuko ntibyari binaniye abantu no kwihorera no gufunga abo bantu bakabaha ibihano bikomeye bakabagenda bakabashyira iyo ngiyo. Abanyamerika n'abaki bose abirirwa badukondana ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu hano ntibubaho abo bantu rero bariho mu gisirikare. Nyuma yaho hagiye habaho n'ibindi byinshi n'izindi etape nyinshi mu nzego zose z'igihugu. Nibwira ko ibi ngibi abari mu gihugu n'abari hanze iyo barebye filime nk'izi ngizi zihita zibafasha kubona ukuri nyako nta aberration nta kurengera ndetse bikaba byagera byafasha
umubano mu bantu. aha sinzi rero wenda mu buryo bw'igihe dusigaranye kugira ngo tunatambutse n'ubundi butumwa bukomeza abantu kandi dukomeza kubashishikariza kwibuka twiyubaka, twareba agace gatoya kaho bamwe mu barokotse jenoside muri kiriya gice iyi filime yakozeho Nyamirambo bashobora gutanga ubutumwa bwo kwiyubaka. Abenshi mu bayirokotse ntibari bafite icyizere cyo kongera kwiyubaka, nyamara ariko uko iminsi yagiye yicuma ni nako abenshi bagiye barushaho kwiyubakamo icyizere no guharanira ejo hazaza heza. Barashishikariza n'abandi bahuye n'akaga nk'akabo kudaheranwa n'agahinda. Mu by'ukuri nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi ntabwo byari byoroshye, cyakora jyewe nkirokoka nakomeje akazi mu gisirikari maramo imyaka irenga nka 15, nabyo biramfasha mu kwiyubaka kuko nagaruriwe icyizere, mbona ko ubuzima bugikomeza, cyane cyane aho inkotanyi zari zimaze guhagarikira jenoside zikongera zigaha abanyarwanda icyizere. Numvise ko ubuzima bushoboka. Ubwo rero nyuma y'ibyabaye twagerageje kwiyubaka, umuntu akashakisha ubuzima bundi bushya, nta babyeyi nta bavandimwe, ariko aho bigeze ubu ngubu hari mesaje twebwe barasita tugenderaho ivuga ngo umunyembaraga azababara ariko akomeza abeho. Yewe rero ndi umunyembaraga uzababara ariko nkomeza nkabaho, ni ukuvuga ngo niyo nababara muri njye ndakomeye, nanjye ubwanjye ndaharanira kwiyubaka kimwe n'abandi mu buzima busanzwe. Nyuma ya jenoside ntago byari ibintu byoroshye, nyuma yo kubura abavandimwe, imitungo barasahuye, amazu barasenye, numvaga nasaga nkaho mbese mfite ikintu cyo kwiheba, numva ko ubuzima burangiye, cyane cyane ko mbamwe mubona yishingiyeho ku buzima bwanjye nayo nababuze. Nyuma yo kurokoka jenoside nahise nyura mu gisirikare, ko nabaye umusirikare kuva 1994, ndangiza igisirikare mu 2002, ntangira ubuzima busanzwe. Ingorane twanyuzemo nizo zatumye umuntu ahangana n'ubuzima, kandi turabona bigenda bicamo neza. Nyuma y'ibibazo u Rwanda rwagize, murabizi ko hari abantu, imiryango myinshi y'abatutsi yabujijwe kwiga, kugeza ubwo jenoside yageze bamwe tudafite n'amashuri, ariko twarabashije gushakisha imyuga. Yewe nkora akazi ka mekaniki ko gukora imodoka, kubera no kuba igihe cyose mu bibazo byatumye mba umuririmbyi, ndaririmba, ndacuranga nkaririmba. Gusa buke buke ibintu nagiye mbyakira, mbasha gusubira mu ishuri ndangiza imanite, ariko nayo numvaga nta n'impamvu ko narafataga diplome ya mukuru wanjye nari nzitwaye n'umuhanga cyane, nari ngavuga nawe yarapfuye arayisiga, nawe ngasanga nta mpamvu yo kuvuga ngo ngiye gusubira mu ishuri. Ariko abandi bantera iryo shyaka bati waba usuzuguritse, fata umwanzuro, uba umugabo, urenga ibyo ngibyo, subira muri rya shuri, ndarangiza, ngerageza kongera kwinjira mu buzima busanzwe, ntanga imirimo. Ubu mfite akantu k'agakampani gakora ibintu bijyanye na design, narashatse, narabyaye, ubu ndi umugabo mu rugo, mfite umugore n'abana babiri.
ndetse amashuri turayakomeza, abatari barize kaminuza turakomeza tujya muri kaminuza kuko mbere ntibyari byoroshye kubona buruse. Nyuma nateye n'intambwe mba umugabo, jenoside yabaye ndi umusore muto cyane, umwana mutoya wari urangije amashuri 6 yisumbuye, ariko nyuma narakomeje ndangiza kaminuza, nubaka urugo, ndabyara, ubu mfite abana 2 bamaze gukura, umwe afite imyaka 8 undi afite imyaka 4. Ndiyubaka njya mu kazi gasanzwe, mu buzima busanzwe n'izitangazamakuru ndanarikora. Ndi umuyobozi w'iradiyo yitwa KT Radio, kandi mbona ari umwuga ushimishije. Urumva umaze kubura umuryango, ukabura abavandimwe, ukabura ababyeyi, umuntu yaciye mu bibazo bikomeye, ariko umuntu aribaza, aratekereza, asanga agomba kusa ikivi cy'abagiye, ugakora ugashikama kugira ngo ube umugabo, uzagire n'umuryango, nawe ureme undi muryango, kugira ngo abantu batazavuga ngo ba bantu twabaramaze barashize. Umuntu akagira ishyari ryo kugira ngo akore, anagaragare, atere n'imbere abo umugabo. Ubu nkaba numva mpagaze neza, mfite umugore n'abana 2, mfite n'umwuga wanjye nkora kuko ndikorera ku giti cyanjye, uri umwuga wa transport, ngacuruza na pièce de rechange. Bikorana n'umudamu wanjye, abana bariga bameze neza, ndubatse, mfite urugo rwanjye, numva nta kibazo, twarabashije kwiyubaka. Icyo nasaba abaheranwe n'agahinda ni ukubirenga, ariko si ukuvuga ngo bo babirenga gusa, ahubwo twe nitugira urukundo, tubegere, batwibonemo, bumve ko atari bonyine. Ntabwo abari bafite umugambi mubisha aribo batumye tubaho, kubera ko ntabwo aribo babyifuzaga. Hari ababigizemo uruhare baturokoye, bagira ngo baramire na bakeya basigaye, nabyo ni ibyo gushimirwa. Twebwe abacitse ku icumu tugomba kwiyubaka, tugaterana ingabo mu bitugu kugira ngo tubashe kwigira. Mu kwiyubaka kwanjye, icya mbere navuga nashimira abaturokoye, kuko twakoze urugendo, numva ko abanza uko twari kumwe tuva aho twari turi, nibaza ko nta bandi bantu hari bagenzura, wenda hari n'abandi bagenzura ururenzo rwacu, ariko urwacu rwo rwari ruhambaye kuko twakoze urugendo rurimo abasirikare 4, turi abantu 800 hari. Nagira inama abavandimwe bagenzi banjye barokotse jenoside, yuko nyuma y'ibibazo, nyuma yo gupfusha abantu, nyuma yo guhangayika, ko hari igisubizo, ko umuntu akwiye kwiteramo akanyabugabo, agakora, agahangana n'ubuzima, akabasha kubaho. Numva rero mu by'ukuri nashishikariza n'abandi bakomeje guheranwa n'agahinda ko batera intambwe nziza, bagaharanira kwigira, bagaharanira kwiyubaka, bakumva ko bishimishije kuba twaragize ubuyobozi bwiza busimbura bwa bundi bwari bwaradukuye umutima. Rwose sinarangiza ntashimiye ingabo zari za FPR Inkotanyi, kuko n'abashoboye kurokoka nizo bakesha ubuzima. Twarebaga rero ubutumwa bw'abarokotse jenoside muri biriya bice bya Nyamirambo. Iyi film documentaire yerekana, twibutse ko film ubwayo yitwa Ibaruwa Riraye, yakozwe n'uwo tuganira muri aka kanya, Dr Albert Gakwaya, psychologue cinéaste. Hanyuma twagira ngo tunamubaze rero, dukomoza ku butumwa tubonye. Uri umuganga, uri psychologue nk'uko dusobanuriye, kandi uracyaniga, ushaka kugira ngo uhanike cyane ubumenyi ku bijyana n'umuntu mu mitekerereze, mu myitwarire. Urimo urakora PhD. Turagira ngo tukwiyambaze, udufashirize abanyarwanda
barokotse jenoside batarabasha gutera intambwe mu kwakira amateka ya jenoside, ndetse n'abagerageza kuyakira ariko ntibabure za birantega, ntibabure imbogamizi zirimo wenda imibereho babayeho n'ibindi byinshi bibananiza, bituma kwiyubaka bibagora. Ubadufashirize mu butumwa watanga, hanyuma nanone mu musozo ugire n'icyo ubwira abanyarwanda. Cyo n'ikindi gice ngira ngo ubutumwa, turi benshi twabaye muri aya mateka, ariko ntago turi benshi bandika kugira ngo tuvuge ukuri twabonye. Kwandika ibitabo, gukora izi filime, haba mu buryo bwa fiction cyangwa se mu buryo documentaire, nabyo ugira ikintu bivugaho, kuko byaravuzwe kenshi, CNLG ntisiba kubivuga n'izindi nzego zitandukanye, ariko kubona abanyarwanda basohora ibitabo mu buryo nk'ubu, kuko iyo ugiye ahandi hakozwe jenoside nko mu Bayahudi, abantu barandika na n'ubu baracyandika ubutumwa kuri ibyo bice bibiri. icya mbere yewe nk'umupsikologe, icya mbere nasaba abantu uwo ari we wese yagerageza kubasha kuvuga ibyamubayeho, akabasha nibwo buryo bwiza bushoboka, byo bita verbalisation, expression des émotions, des sentiments, cyangwa se kubivuga ukoresheje ubundi buryo bushobotse, kwandika, kugira gute no kubicisha mu bihangano nk'ibi, nubwo biba bihenze cyane, ariko nibwira cyane ko ikintu cya mbere umuntu yabanza gusaba ni ugusaba za maison de production n'abandi bagenzi bacu bakora amafilime, kureba, kugira impuhwe, bakagabanya ubukana bw'ibiciro, bakabaca abantu ku cyerekeranye n'igikorwa nk'iki kiri humanitaire, noneho bakaba bafasha abantu muri iyo kuko les médecins, les psychologues, abakansera nabo batanga umusanzu wabo kugira ngo bafashe abantu kugira ngo bave mu nzira. Nabo rero ndibwira ko natwe abahanzi, abakora za filime n'ibiki, n'abanditsi twakwiriye kureba, cyangwa bafite za maison d'édition, twakwiriye kugira clémence n'ubumuntu, twemerera abantu ku inzira yo gucishamo ibyo bumva, ibyo babitse muri bo, cyane cyane nyine nk'abantu bafashwe ku ngufu, n'amahano baba barashyizwe mu mubiri wabo, ndetse bikajyana n'uko nyine baba baragiye bakura. Nta muntu ukura abwirwa ko azicwa, nta muntu ukura abwirwa ko azafatwa ku ngufu. Iyo rero bimugiyemo bihinduka information itagera ahandi hantu iba, ikazajya bihora iteka ryose kubita umutwe, bihombanya umutwe. Bafashe nabo kubaho, ndetse njye mpamya ntashidikanya kuko nizera Imana, nemera ko Imana ibaho idufasha kandi turinze kuri iki gihe, ariko ikaba yarebera ku bikorwa byacu, natwe naho twahera tugira icyo dukora. Kubyerekeranye rero ubwo mvuzemo akantu ka psychologie, nganishije muri sinema, kubyerekeranye ikindi kintu abantu bashobora gukora. Nazanye byinshi mu mutwe, ariko kubera kuvuga ibintu biri plan y'amarangamutima babaje, natinyuka kuvuga ko abantu twese aho dutuye, ndetse no mu turere ho basanzwe bafite za gahunda no mu midugudu, za gahunda zo gukora amasite touristique. Ayo masite touristique nk'uko mbibona muri Roma, mbibona i Paris, mbibona mu Bubiligi, mbibona ubu sindahagera, ndavuga nk'Iberlin, za Stuttgart, hehe hose nagiye, no muri za Suisse, ahantu hagiye haba amateka ababaje, iteka ryose agira aba mu mateka agize icyo gihugu, ndetse akajya muri gahunda y'igihugu mu cyerekeranye na tourisme. Noneho nkavuga nti bibaye byiza twakora uko dushoboye, niba twerekana aho Rwabugiri yarwaniraga, aho abasirikare baruhukiraga, nka buriya nko Kabusunzu, Nyamirambo, hari ahantu hitwa ngo aho abasirikare bitumye bamaze kurwana, bavuye kurwana ruguru Imbarara hejuru, ku buryo twahasiga ikintu cy'abo basirikare bari bamaze kurwana, bafashe ibyo bipande noneho cy'urwibutso, ndetse n'ayo mateka abantu baje gusura u Rwanda, kuko
abenshi ntiharaba intuzo za mekanisme za turisime zihagije, noneho nabyo bikajyamo utwo tuntu twose, buri karere kose kaba gafite amateka ahereye ku bwami ku nzira zose zizamuka, noneho tugashyiramo n'amateka mabi yatubayeho kuko ntabwo twayahunga, ni ibintu byatubayeho bakabishyira muri gahunda, noneho byanabaho biganatanga n'akazi mu bantu benshi barangije kwiga ko university zirimo gusohora abantu benshi, akajya avuga ati ngewe ndazijyana abantu ndabatembereza aha mbavana aha ngaha kuri uno munsi mbajyane muri buri karere aho umuntu yihitiyemo, habe hari iruhande nyine ubwo bukerarugendo bwo kumenya igihugu cyacu ugomba kumenya n'amateka ababaje, n'amateka kabone n'ubwo yababaje, ameza ababaje ndetse na histoire zabyo, noneho abantu bakava aho ngaho bafite icyo bamenye ku Rwanda. Nkavuga rero ntabwo uwagaruka kubera ko u Rwanda rurakataje cyane mu kubaka, mu kugira gute, iyo ugarutse usanga ari turusha ibihugu byinshi by'i Burayi gusa neza cyane bigaragara. Ni nkibwira rero ko kuko amazu menshi ayari ariho barimo kuyarenovera, ugasanga ni amazu meza cyane kubera nyine nk'iyi production ya za Chine yo produce ibintu byahendaga kera ubu bikaba bigura makeya, ndetse n'abategetsi bacu bakaba bagikora uko bashoboye bakabigeza ahangaha bakorohereza. Noneho nkavuga inti ahari inzu z'abantu y'imiryango yazimye bakubakamo udutafari uduki twerekana na plaque y'icyuma igura amafaranga makeya, abantu bo mu mudugudu babigura bakashyira aho ngaho bati aha hari abantu abarokotse aha bubakiwe hariya, kuko ibi byose barabikoze. Ikibazo ni coordination yabyo. Noneho abirirwa bavuga ko nta bumwe nta cyakozwe, bakaba babona ibyo ngibyo, bakaba babona uko kuri, ndetse bikaba byaba muri gahunda y'ibyerekana ibikorwa byakozwe muri urumva binafasha no kurera abantu kubaho mu kuri, bifasha abantu kurera abantu mu kubaho mu kuri. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu, tugushimire cyane kuba waratekereje gukora igihangano nk'iki, navuga ngo nimbera byombi, kirigisha, kiravura, kirafasha mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, hanyuma harimo no gutanga icyizere, kuko nanejejwe cyane nuko mu musozo abarokotse jenoside mu bice bya Nyamirambo bigaragaje nk'abantu bubatse, bateye intambwe, batashatse guheranwa n'agahinda, barubaka, bashinga n'imiryango, barororoka, urabona ko ni ababyeyi beza. akantu gato tuvuga bigufi cyane, kare ni agace gato cyane ka Nyamirambo, kuko hari za Kivugiza zabereyemo amahano, nibyo nigeze kukongorera, kumumena n'ahandi ubwo abantu inkotanyi zatwaye zijyana na bariya bari barokotse muri Saint Andre, bari baturutse ku Mumena baza no kubaho n'ahandi henshi. Gitega ryari ishyano, Gitega yari inafite bariyeri ikomeye cyane, Kimisagara n'ahantu henshi cyane, no gushishikariza abantu benshi kuvuga amateka, kuyandika, batabeshya, ariko batabeshya kuko bitangiye kubeshya, uzanamo amakamya nkuru, ukoresha ibintu bigize ababibona, ubwo habamo gufasha kubikora mu buryo nk'ubu mwabikozemo. Reka rero dushimira abari bakurikiye TV10 na Radio 10, ariko by'umwihariko dushimire Dr Albert Gakwaya, ni nk'uko twabivuze ni psychologue akaba na cinéaste. Twizere ko kuba zamwiyambaza kugira ngo abafashe nabo gushyira ahagaragara amateka y'ibice bitandukanye abatuyemo kuri jenoside, azabafasha ariko agashishikariza n'abandi bantu batandukanye kuzafasha abanyarwanda batabasha kubikora. Dukomeze kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, duharanira kuba abanyarwanda bakoresha ukuri, bafite ubumuntu, baharanira ubumwe n'ubwiyunge. Izo nizo nkingi zizadufasha gukora igihugu cy'icyitegererezo no gusigira abato umurage mwiza. Reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha, mukomeze munogerwe no gukurikira gahunda za TV10 na Radio 10.